ariko ndagira ngo nkubwire ngo imirimo ntitanga agakiza, ahubwo Kristo Yesu naze yinjire mu buzima bwawe aguhindure. Iyi mirimo yindi ukora nigaragaza agakiza kakurimo, ariko ntabwo imirimo izagura agakiza. Umugabo umwe w'umukire yaravuze ngo iryo terabwoba mudushiraho ngo ryuko ngo badakizwa bazaja mu muriro, ngo ko nifite inka zanje ngo nzareba umukene nzaha inka 7 ngo agenda aje gusha. Hari abantu bakora imirimo ya Yesu pe, kandi ukabona yarabavunye cyane. Habe no mwitorero irabavuna, baratanga, barubaka insengero, batanga amaturo, bafasha abakene, bakora imirimo minini, ariko agakiza ka Yesu katabarimo. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, ijoro rimwe ryo muri paradiso riraruta amahoteli yose wararamo. Kikwereka ko paradiso ihenze niki? Nuko nta mukire wo kwisi n'ubutunzi bwose afite bwose, habe na Bill Gates ubutunzi bwose afite bwose yabukusanya bwose akabushira muri materialization akabuzana hano, ntibwamwinjiza ijoro rimwe gusa muri paradiso. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Mu bisazo muri kumwe nanje Imana Kiza Edouard, abari mu Rwanda turabasuje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, abari mu Burundi, abari muri Congo, abari muri Mozambique, Malawi, Afrika y'Amajepfo, muri Uganda, Kenya, mbese abantu muri Afrika mwese mushobora kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha, tubaha ikaze kuri Gusenga tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane w'Uburayi tubaha ikaze, abari ku mugabane wa Aziya tubaha ikaze, abari ku mugabane wa Amerika tubaha ikaze, abari ku mugabane wa Oceania tubaha ikaze. Nkuko muri kamera za Gusenga everyday turi kumwe na Bishop Rugubira. Muri aho Bishop? Aho neza. Makuru yanyu? Turaho turakomeye, turashima Imana. Tongeye guha ikaze kuri Gusenga everyday. Murakoze cyane. Mwatangira munasuhuza abantu. Murakoze kuduha ikaze kuri Gusenga everyday. Turasuhuza abavandimwe, inshuti, abo dusangira urugendo rw'agakiza aho muherereye hose, ngo Imana yaduhamagaye, Imana ikorera muri twe, ikomeze kubagirira neza, kandi mukomeze kwibuka aya makuru, nuko Yesu Kristo ari we mwami wacu, kandi ababereye umwami ababereye maso. Murakoze. Bishop, mwatangira munasenga Imana. Reka dusenge. Data, turagushimira kubw'uyu mwanya mwiza, aya niyo mahirwe duhawe, dushimire abadufasha kugira ngo ijwi rigere kuri benshi, kandi dushimire n'ubu buryo bugezweho buganiriza buri wese aho atuye, igihugu cye arimo, akazi arimo akoramo. Uzakurikiriza inyigisho wese ureke zizabashe guhindura ubuzima bwe. Ijambo ryawe ntirizira ubusa, ufite impamvu, kandi uwo rigeraho turasaba ngo ribashe kumuhindura, ribashe kumukomeza, icerekezo ciza kigana mu ijuru kimugereho. Ubuntu n'amahoro biva muri Kristo Yesu bibashe kubana natwe muri iki kiganiro. Kristo ari ugaragara, Kristo ari uvugwa, Kristo ari uhimbazwa. Tubisenze ku bwa Yesu Kristo mwami, amen. Tubaha ikaze. Murakoze cyane. Turashimira uyu mwanya mwiza tubonye kugira ngo tuganire namwe, abo tuticaranye, abari hirya no hino, abazabasha kudukurikira kubw'umugisha w'Imana. Fata umwanya mutoya wumva ijambo ry'Imana. Ufata umwanya mutoya unakande subscribe kugira ngo uzukomeze ubone n'inyigisho zaba bagaragu b'Imana. Turashimira umurava n'umwete aba bakozi b'Imana bashiraho kugira ngo batusangize ijambo ry'Imana aho riri, aho dutuye. Ubu ni uburyo bumwe Imana yatanze, kandi nabwo dushima mu Imana. Kenshi twebwe abenshi baravuga ngo insengero zirafunze. Yego, ni inyubako zafunzwe, ariko ntabwo ari insengero, kuko wowe uri urusengero rw'Imana. Mwuka Wera aba muri wowe. Umwanya unkurikira igitaramo kiraba cyatangiye mu buzima bwawe. Unemerere rero nguhe ikaze dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko bwanditswe na Luka igice cya 23 umurongo wa 39 tugeze ku wa 43. Nari mvuze ngo n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 23 umurongo wa 39 kugeza ku wa 43. Umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize. Ariko uwa kabiri aramusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha? Uri mu rubanza rumwe n'urwe? Twebweho duhowe ukuri,
tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Mwakira ijambo ry'Imana. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana nahaye umutwe ugira uti, hafi ya Yesu ariko kure n'umusaraba we. Hafi ya Yesu kure n'umusaraba. Dufite abantu benshi baba hafi ya Yesu, dufite abantu benshi babyigana iruhande rwa Yesu, ariko bake nibo babasha kumukoraho, bake nibo babasha kugera ku gakiza, bake nibo babasha gusangira na Yesu imibabaro ye. Reka dusangire muri iri jambo dusomye, tubiganireho umwanya muto. Hari indirimbo y'Uruswahili ivuga ngo abakristo ba kino gihe baje babara imyaka y'ubukristo bwabo, ngo ariko urugendo rwabo rudasa nabo. Hari ukuvuga ko nabatijwe mu mwaka w'1951, 85, ariko ibyo ntabwo ari byo tugomba kubanza kureba. Tureba urugendo rwawe warahindutse. Kristo Yesu uvuga waramwakiriye, ni umwami wawe, ni umukiza wawe. Icyo nicyo kintu kiremereye twari dukwiriye kubanza kureba. Reka mbere yuko twinjira muri iri jambo dusomye, turuvuge ngo hari abakristo b'ibice bitandukanye. Buriya turujya mu rusengero, ariko tugira ibyiciro. Mu gihugu cy'u Rwanda hari ibyo bita ngo ni ibyiciro by'ubudehe. No mu itorero buriya habamwe ibyiciro bitandukanye by'abakristo. Buriya tugiramwo abo navuga ngo ni abakristo ba Kristo, ni abacunguwe, ni ababa mu gitabo cy'ubugingo. Abo benshi ntibazwi muri bo, abenshi ntibanamenyekana, ariko bazwi na nyirabo. Bibiliya iravuga ngo urufatiro ruracyariho, rwanditseho aya magambo ngo Uwiteka azabe. Hari abantu tugira mu itorero b'abakristo ba Kristo, bacunguwe na Kristo, bazwi na Kristo. Hari ikindi cyiciro cya kabiri navuga ngo ni icyiciro nge navuga ko nacyita ngo ni abakristo b'itorero. Abakristo b'itorero runaka ry'ahantu runaka, ni aba members b'ama churches, ariko akenshi baba members mu bitabo byacu by'amatorero, ariko n'ukuri mu ijuru batazwi. Ntawe nciye intege, nta nawe ncira urubanza. Igihe kimwe ndibuka jyewe ubwanjye narabatijwe ariko ntarakizwa by'ukuri, maze ndanibuka ko umunsi umwe twasinze n'undi mugabo watashe utakiri muri iyi si, ntirirwa mvuga izina rye ko atakiri muri iyi si, turanywa turasinda kandi twari twarabatijwe kandi twabaga mu gitabo cy'itorero. Maze arambwira umunsi umwe saa 9 za nijoro tumaze gusinda cyane tumeze nabi, arambwira ati rega njyewe simbabajwe ko twanyoye tugasinda, ati nzababazwa n'ikintu kimwe, ati nzababazwa yuko bazadutangira raporo Kinshasa ngo bafite abakristo naho tutaribo. We niko yambwiye uwo munsi. Iryo jambo mpora ndibuka, yarimbwiye muri 83, ariko ndacaryibuka n'uyu munsi, kuko naje kumenya Kristo neza muri 84, nubwo narabatijwe muri 81, ariko mbatizwa ndazi mu mukristo w'itorero, ariko ntari umukristo wa Kristo. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Cya gatatu nabo jyewe nita ngo ni indorerezi. Ni abantu twita ko ari indorerezi z'itorero. Ni abantu baza kubera ko aba hafi y'itorero, akaza kureba, yumva ko ntazabishima bizamukoraho, bikaba byiza akabihitamo, ariko rwowe rwose no mu gitabo ntabamo, araza kwirebera. Abo nabo duhora tubaha ikaze kandi turabibuka, kuko muri bo hari igihe bamwe bashika umwuka w'Imana akabafata. Abo ni indorerezi. Bo rero ntibananditse no mu gitabo cy'itorero, bo kandi ntibari no muri cyiciro cya mbere b'abandi b'abakristo ba Kristo. Cya gatatu, abo nibo ba gatatu. Ba kane ni abashitsi b'itorero. Buriya hari umuntu uvuga ati tugiye gusenga, ati none se murasiga hano, reka naje mbabera umushitsi none. Akaza gusa kuba aho ngaho ari umushitsi wabuza aho yirirwa, akaza kuhirirwa. Wowe ni umushitsi waje kwirirwa gusa, washatse ahantu yakwirirwa. Hakaba abandi bazanwa n'inyungu.
cyo nicyo cyiciro cya gatanu. Ni abakristo niko tubita, ariko bo baba barazanywe n'izindi nyungu mu itorero, bafite izindi mpamvu. Hari abaza kwishakiramo abageni, akaza akiyoberanya akihindura nawe umukristo nk'abandi. Uwo nguwo ari mu cyiciro nita ngo nabaje bakurikiye inyungu zabo. Hari abaza kubw'izindi mpamvu tutamenya. Reka noye kwirirwa mvuga, hari n'abo Satani ashobora koherezamo gutata umudendezo wabera. Reka mbirekera aho mvuge gusa ngo ibyo ni ibyiciro by'abakristo. Maze ninjire muri iri jambo twaganira dusomye, turiganireho ibintu nk'abingahe. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire iki kintu. Kubujya mu rusengero, kubusenga, kuburirimba, kuburi umuririmbyi, kubuyobora itsinda runaka ryo mu rusengero, ntibirasobanura yuko uri umukristo. Ibyo ntibirasobanura rwose, kandi mumbabarire kubivuga muri ayo magambo, kuko dufite ikintu tujamo cy'ikivunge. Dufite ikintu bita mu Kinyarwanda ngo ni ikigare. Ni ukugenda ariko utarasobanukirwa ibintu urimo, ukagenda gusa mu itorero. Iyo ubirebye, turabirebera muri aya magambo twasomye. Muri aya magambo dusomye, nashatse ko twigamwo iri jambo rikomeye, ko umuntu ashobora kuba hafi y'umusaraba wa Kristo ariko Kristo atamurimo. Mureke tubirebere muri aya magambo mu mwanya muto dufite. Icyambere, reka turebe gufatanya na Yesu ariko utarahindutse. Dufite abantu bafatanya na Yesu, bakora imirimo ya Yesu, bagendana na Yesu ariko batarahindutse na gato. Kandi ndabereka ibice by'ijambo ry'Imana hanyuma tubirebemo. Reka mama nk'abareba mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 26 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16. Hanyuma umwe muri abo 12 witwaga Yuda Iskariyoti asanga abatambyi bakuru, arababaza ati, mwambiki nkamubagenzereza? Bamugerera ibice by'ifeza 30, ahera ko ashaka uburyo amubagenzereza. Umva nawe, ari kumwe nande? Ari kumwe na Yesu, ariko agakiza kari kure. Umusaraba, urupfu rwa Yesu rumuri kure cyane, ntacyo rumubwiye, nta gakiza. Ariko umurebye Yuda hanze ari mu materaniro, umurebye Yuda hanze arimo arateraza haleluya. Umurebye Yuda yabanye na Yesu. Mureke mbabwize ukuri, nta muntu wabanye na Yesu hafi na hafi, wasangiye na Yesu hafi na hafi. Nta muntu wagiye mu butayu na Yesu nka kurusha Yuda. Nta muntu wabonye ibitangaza bya Yesu kurusha Yuda. Lazaro yazutse, Yuda hari. Umwana wazuwe w'inayini, Lazaro yarahari. Uyu Yuda Iskariyoti yarahari, yabanye nawe, yari kumwe na Yesu mu byishimo by'umunezero, banezererwa ko Yesu yakijije abarwayi, yarahari. Wa mugore akora kuri Yesu agakira, yarahari. Wa munsi yo ku kidendezi cy'i Betesida, umuntu wakize w'imyaka 35, Yuda Iskariyoti yarahari. Ibi ndabyita ngo ni ugufatanya na Yesu ariko Yesu ataraguhinduye. Hari abantu rero dutunga bagenda mu bintu bya Yesu, bakinjira muri iyo mirimo, bakaja no mu nzego zose z'itorero, ariko mu by'ukuri Kristo atarabahinduye. Uyu ni Yuda Iskariyoti, wabaye umwe muri 12. Hari uwatekereza ngo se Yuda Iskariyoti nawe buriya yari yaratoranyijwe? Nushaka kubirebe muri Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 6 umurongo wa 70, Yesu arabasubiza ati, mbese sinjye wabatoranyije uko muri 12? None dore umwe muri mwe ni umwanzi. Ni ukuvuga ko ntako Yesu ataba yagiza dutegera amaboko, aratwinginga twese ngo nimuze. Yaravuze ngo nije wabatoranyije ko muri 12. Ntabwo Yuda yizanye muri ministry ya Yesu, no. Yesu yarabahamagaye. Ikintu kimwe shaka kubwira abantu benshi, guhamagarwa ni kimwe, guhinduka ni ikindi. Imana iraguhamagara ariko guhinduka, gukizwa ni ikindi. Yuda Iskariyoti yabanye na Yesu, yakoranye imirimo na Yesu, aho aciye abantu bakomye amashi bati dore Yesu ni intumwa ze. Ariko ikiza kugaragara nuko atari yarahindutse. Dufite abantu benshi baba mu matorero, baja mu biterane, bagakora imirimo myinshi mu itorero, bakagaragara ariko batarahindutse. Yuda Iskariyoti numwe wabanye na Yesu. Yuda Iskariyoti numwe wasenganye na Yesu. Yuda Iskariyoti numwe wiyirije kimwe na Yesu. Ariko
ntabwo Yesu yari yaramuhinduye kuba hafi ye, ariko umusaraba wa Kristo utarakugeraho. Kuba hafi ya Yesu, ndagira ngo babwire iki kintu. Hari ijambo rije rivuga muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 19 ngo wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ngo ibyo ni byiza, ariko n'abadayimoni nabo barabyizera bagahinda umushitsi. Iryo jambo mpora nditekereza iyo tubona abantu mu rusengero. Mbese umuntu yakwibaza, nawe wibaza aho uri, mbese Kristo Yesu ari muri wowe? Mbese mu by'ukuri Kristo Yesu wakiri yaraguhinduye? Mbese urabona ubuzima bwawe bwa kera n'ubw'ubu hari cyahindutse? Hari ikintu uzashima Pawulo avuga ubuhamya. Pawulo yavuze ubuhamya muri Timoteyo wa mbere igice cya 1 umurongo wa 12. Ndashimira Kristo Yesu watekereje ko ndi uwo kwizerwa akangira umwe mu bakozi be. Ariko akavuga ati mbere nari uyu, nari umwicanyi, mbere nari umugome, ariko Yesu yangiriye imbabazi, yarangiriye impuhwe. Hariho abantu rero tugira bavandimwe bavuga ngo kuko bavuga izina rya Yesu, kuvuga izina rya Yesu ntibihagije, kwamamaza izina rya Yesu ntibihagije, ngo n'abadayimoni bararyumva kandi nabo bararitinya. Ariko igikenewe sico, igikenewe ni uguhinduka, tukavuka ubwa kabiri, tukaba ibyaremwe bishya. Kandi icyaremwe gisha si ngombwa ngo wiruke uvuga ngo dore ndi icyaremwe gisha. Ab'isi bazabibona, ab'isi baratureba bakatumenya, abahindutse ibi biragaragara, ubuzima bwabo, urugendo rwabo rurabagaragaza. Ikindi cya kabiri navuga ni ukuba hafi n'umusaraba wa Yesu ariko udakijijwe. Umuntu yaba hafi y'umusaraba wa Yesu ariko ntakizwe? Birashoboka. Reka mbaho urugero, reka dusome ibyanditswe byera, mutagira ngo ni amagambo naje kuvugira aha kuri kamera, sibyo. Ahubwo reka nkubwire irihishurirwa rikugereho. Utekereza kuba hafi y'umusaraba wa Yesu ariko udakijijwe. Wambaza uti ibyo birashoboka se pastor? Ibyo birashoboka? Byashoboka ko bikunda umuntu akaba ari hafi y'umusaraba wa Yesu ariko atarakijijwe? Reka mbisome muri Luka. Muri Luka hariya igice cya 23 umurongo wa 26 haravuga ngo baramujana batangira umuntu witwa Simoni w'umunyakurene waturukaga imusozi, bamukorera umusaraba ngo awikorere akurikire Yesu. Bamwumva nawe. Hariho umugabo witwa Simoni, twese twumva amakuru ye. Igihe Yesu yari yikoreye umusaraba, ngo babonyeho umugabo Simoni w'umukurene hariya muri Afrika y'Amajyaruguru, ngo baramufata bati ikorera uyu musaraba. Simoni yikorera umusaraba wa Yesu. Simoni ari mu bantu ibihumbi n'ibihumbagiza ku isi botanga ubuhamya, uburemere, akababaro n'akaga kari mu musaraba wa Yesu. Yasangiye na Yesu umusaraba, barawikorera bombi. Yesu yarawutuye, Simoni arawikorera. Simoni yikoreye umusaraba wa Yesu. Simoni yumvise uburibwe, yumvise isoni z'umusaraba. Simoni w'umukurene yumvise uburemere bw'umusaraba. Ariko igitangaje, nta hantu na hamwe muri rekodi za Bibiliya herekana Simoni yabwiye Yesu ati uyu musaraba wamvunye ariko nanjye uzanyibuke. Nta hantu na hamwe, nta hantu bigaragara. Yikoreye umusaraba. Hari abantu benshi njya ndeba bararushwa n'umurimo w'Imana pe, barawukora bakaruha, bakatutubikana ibyuya, bagakora, nyamara ntibibuke kubwira Yesu ngo unyibuke. Baryoherwa no gukora imirimo, bitwa amazina y'itorero, bagakora cyane, bakaruha, abenshi ndetse bagakora imirimo minini. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo imirimo ntitanga agakiza, ahubwo Kristo Yesu naze yinjire mu buzima bwawe aguhindure. Iyi mirimo yindi ukora nigaragaza agakiza kakurimo, ariko ntabwo imirimo izagura agakiza. Ntibikunda. Agakiza ndikagurwa. Agakiza ni ubuntu bwo kwizera Yesu Kristo k'umwana w'Imana. Umugabo umwe w'umukire yaravuze ngo iryo terabwoba mudushiraho ngo ryuko ngo badakizwa bazaja mu muriro, ngo ko nifite inka zanje ngo nzareba umukene nzaha inka 7 ngo agenda aje gusha. Erega ibyo ni imiteto, ariko umunsi bizaba isi izatubera izatubera ntoya, izaba kapayote, uzaburaho wihisha mu maso yawe. Hari abantu baba hafi y'umusaraba
uyu Simoni w'umukurene yabaye hafi, yaranawikoreye yewe, yaranakiriye Yesu yewe. Hari abantu bakora imirimo ya Yesu pe, kandi ukabona yarabavunye cyane. Habe no mwitorero irabavuna, baratanga, barubaka insengero, batanga amaturo, bafasha abakene, bakora imirimo minini, ariko agakiza ka Yesu katabarimo, Yesu atarabahinduye, Yesu atabaragerayo. Kuko uyu Simoni nta hantu na hamwe, ndagira ngo byenda bankurikira bazamfashe, nagerageje gukora ubushakashatsi mbura kantu na kamwe kerekana aho Simoni agaragaza asaba ko nawe yemererwa mu bwami bw'Imana, yakira Yesu. Uretse ahantu hamwe njya mbona gusa muri Mariko, aho bavuga ko abana biwe, aho bavuga Alexandre na Rufu ko ari abana be, ariko babavuga muri bamwe mu bakijwe, ariko we nta hantu na hamwe agaragara ko yigeze akizwa. Waba uje wiruka mu mirimo ya Yesu, ariko agakiza katarinjira? Waba uremererwa n'umusaraba wa Yesu, ariko Kristo utaramubwira ngo uhindukire umubwire ngo naje nyibuka mu bana bawe, nyibuka. Nicyo gituma hariya muri Matayo igice cya 4 ngo bamwe bazambaza bati kuri uwo munsi ngo mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe? Abo nabaruhijwe n'umusaraba wa Yesu, abo barabikoze pe, bagiye gushaka abanyabyaha ngo ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Umva igisubizo, abantu baba hafi y'umusaraba ariko Kristo atarabahinduye. Wumve nawe abo ba Simoni w'umukurene ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Iryo jambo ribe paused mu bitekerezo byawe. Uja wibaza umunsi uzahura na Yesu, azagufelicita, azaguha congratulation, cyangwa bizagenda bite? Uja wibuka ko hariho umunsi umwami w'abami azagaragara, uja wibuka ko umunsi azamanuka aje kureba itorero rye, uja utekereza icyo bizaba bibaye kuri wowe. Ntukazureba itorero, uja wireba wowe ni wowe torero, ntukareba abantu muri rusange, witekerezaho ute. Wumve opportunity, wumve amahirwe atangaje Simoni w'umukurene yagize, nukwegera umusaraba wa Yesu, nukwakira umusaraba wa Yesu. Mba narambwiye Yesu aya mahirwe nayakesha nde? Nayakura he? Mfite umusaraba wa Yesu, uyu ni ugiye gucungura abisi, naje ushiremo. Ntiyigeze abibwira Yesu. Hari abantu rero kurushwa n'iyi mirimo ya Yesu ntitanga agakiza, ahubwo agakiza ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Kuko arabivuze hano neza ngo nzaberurira, ngo mwumve imbere sinigeze kubamenya. Kandi ikindi cya kabiri ngo mwankozi z'ibibi. Kucya bita inkozi z'ibibi? Barwanyije ubutumwa bwiza kandi bagaragaraga ko aribwo bafite, ariko ntacyo bamaze mu butumwa bwiza. Nukuba hafi ya Yesu ariko umusaraba uri kure w'agakiza, agakiza gucungurwa kuri kure yawe. Uzirinde cyane woye kwibesha ngo ubwo uzi kuririmba abantu bakagukomera amashi, ngo ubwo uzi kuvuga ubutumwa bwiza ngo abantu bakanezerwa, ngo ubwo uzi gusenga, ngo ubwo uzirinde cyane. Aha babivuze ngo twirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Hari ibintu turimo dukora mu izina rya Yesu, ariko amazina yacu ntiyanditse muri Yesu, amazina yacu atanditse mu gitabo cy'ubugingo. Hari umuntu uyu munsi wakwihindura umupolisi. Mu bihugu bimwe na bimwe hari abantu bihindura abapolisi atari bo, bakanambara imyenda ya gipolisi, yewe bagahagarika amamodoka, yewe bakanayisoresha, bakazisoresha pe atari bo, batagira nimero matricule. Abo ni abafrodere, abo ni abantu baca muri humye inzego. Hari abantu bakoresha izina rya Yesu nk'abafrodere, bakarikoresha kugira ngo babashe kwibyarira inyungu zabo, ariko kuri wa munsi wo guhembwa azababwira ngo nimumve imbere muri inkozi z'ibibi, sinigeze kubamenya. Bavandimwe rero, reka turebe kiriya gice kindi cyo muri ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa mbere. Reka nsome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri reka nsome muri Bibiliya ijambo ry'Imana, kuko nifuje ko iri jambo muryumva uko rivuga, kuko kenshi dukunze kurisoma. Hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo andikira marayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Saridi
uti ufite imyuka 7 biva ku Mana kandi akaba afite na za nyenyeri 7, aravuga ngo zibyo ukora, witwa ko uriho nyamara wapfuye uhagaze. Zibyo ukora, accountability. Imana iratuzi kandi Imana ndi kurebera mu kivunge cyabo mubana. Imana ikureba wowe nkawe. Imana irakuzi, Imana irakureba, irakuzi neza cyane, ntacyo wayihisha. Iyo rero wumva aya magambo biratangaje muvandimwe. Aba biri torero ry'Isarudi ngo biyita ko bariho, ngo nyamara ngo bapfuye, ngo nyamara bari intumbi, bapfuye ngo bahagaze, niko Bibiliya ivuga. Kandi ababwirwaga b'itorero ry'Isarudi nababaga mu itorero, ntabwo ari abapagani, ntabwo ari abanyakabare. Oya, yari mwabwira abo mu itorero, yari mwabwira abantu barimo bibwira ko bahagaze, abareba ari bazima, aravuga ngo nyamara muri intumbi, niko yababwiye. Niko rero aha dushobora kumva iki kintu kuri wa munsi, kwitwa umugome, tukitwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Twabaye hafi y'imirimo ye. Umusaraba Simoni yarawikoreye cyane, ariko ntacyo umusaraba wamuhinduyeho, ntacyo umusaraba wamumariye. Ayo mahirwe ntacyo yamumariye. Dore Yesu yararaho, dore umusaraba wa Yesu yarawikoreye, dore uburemere bwawo, dore akababaro k'umusaraba wa Yesu, ariko ntacyo umusaraba wamumariye. Nicyo gituma havuga ngo urapfuye uhagaze. Nicyo yamubwiye itorero ry'Isarudi, murapfa uri intumbi. Arimo aravuga ati urimo uraza nawe mu bandi, uri intumbi, warapfuye. Ndankunda umugaragu w'Imana umukiranutse witwa Yobu, yaravuze ngo henga nipime ku minzani. Yobu yarazi kwisuzuma. Si ngombwa ngo abantu bakubwire ngo urimo uragenda nabi. Ese wowe umutima nama Imana yagushizemo ntugupima? Nta termometer y'umutima wawe ikubwira ngo ibi sibyo ibi nibyo. Erega umutima wawe urabizi, kandi nawe ubwawe uzi uzaja uriyizerega. Hari igihe twakoraga ibizamini, umunyeshuri ariko azi neza ko atakoze neza. Erega hari ibintu turimo turabizi. Simoni, reka mbaze ijambo, yikoreye umusaraba wa Yesu, ariko ndigeze abwira Yesu ati ibi barimo bakuvugaho wanaje wambayeho, ako gakiza bakuvuga, ubwo bwami bakuvugaho, reka da. Hari abantu baje muri iyi mirimo bakora gusa bakigendera, ariko batamenya uwo bahe bakorera. Icyo nicyo navuga cya kabiri. Cya gatatu rero nicyo nsorezaho, ni nawo murongo twasomye. Ni ibisambo 2 byabambwe hafi ya Yesu, 2, umwe ibumoso undi ari iburyo, Yesu ari hagati rwose, ariko bombi ni ibisambo. Ubutumwa bwiza ndabukunda. Ubutumwa bwiza buzavuga ngo n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ube warabaye umupfumu, ube warabaye sinzi amazina nakwita yiyo kwisi, ariko uko waba umeze kose, ubutumwa bwiza iyo bukugezeho buraguhindura. Aba ni ibisambo 2, nabo reka mvuge ngo byagize amahirwe, byagize amahirwe yo kwegera Yesu, babona aho Yesu yabambiwe, babona aho imibabaro ya Yesu iri, babana nawe, ariko basubiza uburyo 2, bitwara uburyo 2. Umwe abwira Yesu akebutse atari ko ubundi ko banavuga ko ari wowe mwami, wakwikijije natukadukiza. Umva da, umva. Mugenzi we ngo aramubwira atari ko hari amagambo yantangaje, kandi nuko mu ijuru tutazagira umwanya wo kubaza. Njye nobajije ngo ni mpamvu icyo gisambo cyabajije Yesu. Yabwiye mugenzi we ngo ariko uratuka Imana? None ko abatambyi batari bazi ko Yesu ari Imana, none ko abasirikare bize bakomeye batari bazi ko Yesu ari Imana, niki cyabwiye uyu musambo ko Yesu ari Imana? Icyo ni cyambere. Harambwiye ati wowe urimo uratuka Imana. Icyo ni cyambere. Ariko icya kabiri, wumva ijambo yabwiye Yesu ngo mwami, muri ubwo bwami bwawe bavuze nabyumvise, nubwo nabitaye mu gutwi, uzanyibuke muri ubwo bwami bwawe. Ibintu 2 bikomeye biremereye byo kwatura ko Kristo Yesu ari umwami byakorewe imusaraba. Umwe ku musaraba tuka Yesu, Bibiliya yavuze ngo aramutuka. Niko Bibiliya yavuze iri jambo, aramutuka ati si wowe Kristo, aramutuka.
hari abantu bari ku musaraba, umusaraba uri hafi yabo, Kristo ari hafi yabo, ariko ko baratuka Kristo. Bamwe bakavuga ngo ntawubaho, ntawabayeho, uwo nguwo ninde, uwo niki. Mbabwire hari umunsi umwe bizashika tukabazwa. Tuzabazwa uburyo twakoresheje aya maraso ya Kristo Yesu. Umwe yaratutse, undi aravuga ati reka 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 reka, iyo ni Imana, uwo ni umwami, kandi avuga ijambo ryiza, aravuga ngo uzanyibuke. Yesu avuga amagambo meza. Yesu aramubwira ati sinzakwibuka, ahubwo ni none agakiza karinjije, ni none nonaha turi bubane nawe muri paradiso. Si kera iyo uje kuri Yesu, iyo watuye kuri umunyabyaha ukemera, Yesu agira neza, Yesu arakwakira, Yesu agutegeye amaboko. Uwo mwanya iki gisambo kimwe cyahise cinjira. Reka mbasoreze mbabwira ngo natangajwe n'umujura, natangajwe n'igisambo cyahawe bonus yo kurara muri paradiso. Nigeze kwicara umunsi umwe mbara amafaranga amahoteli twishura ku ijoro. Hari amahoteli bishura ibihumbi 30 ku ijoro rimwe by'amadolari. Hari amahoteli bishura ayo mafaranga. Hari amahoteli hano mu Rwanda bishura 5,000,000, bishura 1,000,000. Mvuga igiciro icyo ari cyo cyose, ariko hari amahoteli buri yahenze cyane. Ariko reka ngubwire ikintu kimwe, ijoro rimwe ryo muri paradiso riraruta amahoteli yose wararamo. Ijoro rimwe gusa. Ikikwereka ko paradiso ihenze ni iki? Nuko nta mukire wo ku isi n'ubutunzi bwose afite, bwose habe na Bill Gates, ubutunzi bwose afite bwose yabukusanya bwose akabushira muri materialization akabuzana hano, ntibwamwinjiza ijoro rimwe gusa muri paradiso. Iyi paradiso irahenda. Ariko kandi nta hantu nabonye hahendutse ko muri paradiso. Ni ukuvuga gusa ngo Yesu umwami mbabarira, ukaburinjiye. Ni ikiguzi gisa n'ubuntu, ariko girahenze. Abakire abisi ntibo kwinjira, ariko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza akakwinjiza muri paradiso birahenda kuruta amahoteli. Bibiri iravuga ngo uwaguha iby'isi byose akakwambura ubugingo byakumarira iki? Rero nkavuga nti dore iki gisambo gihawe kwemererwa. Gusa ngo yaravuze ngo mwami unyibuke, ariko ako kandi ko koroshe rwose, mwami unyibuke. Nako yavuze ibyaha bye byose ngo abitondagure, nta na mwanya wari urimo. Ariko à la dernière minute ishanse umugisha yagize, bivuge nawe ahuri, wowe ungurikira, bivuge, vuga ngo mwami Yesu mbabarira. Birahagije. Si ngombwa ngo uhamagara abantu, bwira Yesu arahari aho ngaho, aho arimo arakubona. Uyu yaranejeje cyane ngo mwami uzanyibuke mu bwami bwa. Aramubwira ngo uyu munsi turararana mu cyumba kitazagipfa kuragwamwo n'umuntu wo kwisi, kirarwamwo n'umuntu nahaye urufunguzo. Bibiri iravuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo yaguhaye urwo rufunguzo, urinjira muri paradiso, ni wacu, urirukanka ukinjira, kandi harahenze. Reka mvuge ngo waba hafi ya Yesu ariko Kristo ataraguhindura. Waba hafi y'umusaraba we ukanawikorera, ukanagaragara ko imirimo y'Imana yakuruhije, ugataha watagangaye, ugataha wananiwe mu rugo, ariko utarahindutse. Igikenewe si imirimo yawe, hakenewe umutima wawe. Hindura umutima wawe, wemere, wakire Yesu. Ibi bisambo bibiri bizabimbabaza. Umwe yatashe muri paradiso, undi yatashe ikuzimu kwa Satani, kandi yarafite amahirwe angana, aresha iruhande rwa Yesu. Uwizera uwo mwana w'Imana afite ubugingo. Reka nsabire buri wese ungurikiye muri uyu mwanya, reka kuzuva ureba gusa ngo uri mu itorero, ariko banza wisuzume. Yesu Kristo yaraguhinduye? Mbese uzawumva ubutumwa bwiza bwarakugize icyaremwe gisha? Mbese uzawumva ko Yesu aje uyu munsi nawe ufite iyo bonus, wibitseho iryo banga ry'uko waje muri paradiso? Imana iguha umugisha wowe wankurikiraga, wowe uzadusangiriza n'abandi kugira ngo ubu butumwa bubagereho. Reka mbabwire ngo benshi bazavuga ngo mwami twakoze ibitangaza mu izina ryawe. Azababwira ngo nimuve imbere we, sinabamenye mwabagome mwe. Ariko biroroshe, ngwino kuri Yesu, tanga umutima wawe, reka Yesu abe umwami. Icya kabiri, reka Yesu abe umukiza w'uwo mutima wawe. Ahasigaye mureke dutegereze umwami. Maranatha.
Yesu araje vuba. Imana ibaho umugisha kubwa Kristo Yesu umwami. Amen. Bishop mwasoza munasenga Imana. Data turagushimira. Iyi ni imbuto tubibye. Ahigera ni wowe uhareba. Umutima wakiriye. Reka uwo mutima ubutaka bwiza bukuze ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe riduhindure. Reka ruriya rugo rwicaye rutegerera ijambo ryawe. Umugabo n'umugore nubwo baba bafitanye intambara n'amakimbirane, ubutumwa bwiza ni umutuvura. Reka babashe gukizwa. Reka uriya wananiranye, reka kiriya gisambo, reka uriya munyabyaha wumva aya mahirwe abashe gutaka kwijwi rirenga avuga ngo mwami mbabarira, kugira ngo nawe abashe gusangira n'umwami wacu Yesu. Urakoze kubw'uyu mwanya, urakoze kubw'ijambo ryawe, uruherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso kubwa Kristo Yesu umwami. Amen. Bishop reka tushime tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Amen. Reka dushime nabo baranyura natwe muri kiganiro tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushime ukanze subscribe cyangwa wakoze sabone. Nawe ushobora gukora bwa mbere ugeze kuri gusenga everyday tugusaba kanda subscribe cyangwa gukora sabone wo uzazubona ibiganiro byacu bitakugoye. Amen. Bishop tugana ku musozo niki wakongeramo? Icyo nakongeramo nuko muri iki gihe reka tuvuge ngo abantu benshi bibesha bahereye ku byo bakora mu itorero, bibesha bahereye ku mirimo yo mu itorero, ariko Kristo Yesu bataza ahageze muri bo. Iby'inyuma ntacyo byatumarira. Mureke Kristo agaragarira imbere, nibwo Kristo azabasha gukora imirimo minini. Ariko kubindyarya, kuba abafarisayo inyuma tukagaragara kuko tuvuga Kristo ariko tugahakana imbaraga zako, bizatugora kandi bizatuma tugwiza indyarya mu itorero. Murakoze cyane. Reka tubabwire ngo ikigaho nawe utaha. Shalom shalom. Shalom.